Wigeze wumva inkuru y'umubyeyi n'umugore bitwaza ko ari nyina batongana ku byerekeye n'umwana? Bavuga ko komanda w'abizera Ali alayhi salam yavuze, kubera ko tutazi nyina w'umwana uwo ari we, tuzagabanyamo umwana mo kabiri. Nyina w'umwana ati ntibikenewe. Uwo mugore arashobora gufata umwana muri ubwo buryo, umwana wanjye azakomeza abeho. Mana yanjye, wari uzi ko ibi bisa n'ibyabaye kuri Islam? Impaka hagati ya nyina na nyina w'ikinyoma. Imam utagira inenge alayhi salam yaravuze ati, reka bibe mu maboko ya nyina w'ikinyoma, tuzita ku mwana. Ibi wari ubizi? Zahara utagira inenge alayhi salam yasubiye mu rugo avuye ku musigiti. Yari yatutswe mu musigiti ku buryo ageze mu rugo ati, ya Ali, icyaba nkaba narapfuye, ariko sinigeze mbona iyi nkuru. Nshuti Ali wari wicaye mu mfuruka nk'umwana wari upfukama mu nda ya nyina. Kandi baransuzuguye mu musigiti. Umva Imam Ali aramusubiza ati, mukundwa Fatima, urashobora kumva ijwi ryo guhamagarira amasengesho? Yego nshuti Ali, urashaka ko biguma aha kugeza ubu? Niba ari byo, nyemera ko udakoresha inkota yanjye. Iki kiganiro ni cyiza cyane. Imam Ali yaravuze ati, vuga Imana irahagije kuri njye. Madamu Fatima Zahara yahise avuga, Imana irahagije kuri njye, muri yo niringiye.